ry'Imana bakundwa b'Imana turi kuja mu ijuru twagize ikibazo hagati muri twe twinjiranamo n'abantu bizaduka impamvu turi mu gukora ibintu tibigira icyo bigera nuko umuntu azashaka kwitirirwa icyo atari cyo muzamushaka kungira umuririmbyi ntari umuririmbyi mukankomera amashi mutazi icyo umwuka yanteguriye icyo giyo nshatse kuba icyo ntari cyo mba ndizaduka hagati mu bandi twagwishije izaduka impamvu turi mu kubona itorero ridahujije nuko impamvu bamwe muri twe twitwa abakozi b'Imana ariko ari ab'inzaduka ntabwo nza kubabwira ubutumwa ngo ngwize inshuti zigire gute hari uwanyubaka inzu tuza kubwiriza ngo ahubwo tuzobane mu rurembo Siyoni tuza guhindura imitima y'akayebwe kugira ngo tuzobe kwa data Yesu Kristo yasezeye intumwa arababwira ngo ngiye kubategurira aho muzaba atukuze mukombozi iyo tuje kukubwira ngo ukidukire nukugira ngo tuzabane aho Yesu yaduteguriye yavuze muri Matayo aravuga ngo umuntu mwiza azatanga icyiza gikuye mu mutima we umuntu mubi nawe ngo atanga ikibi nawe agikuye ngo mu butunzi bwiwe nicyo kibazo turi mu kugira umuntu ari mu gushaka gutanga icyiza kandi ari mubi niko tuzikenera ko bagushima waramaze abantu hano hanze n'imodoka zisigaye kubona zikavuza ihone abantu bari mu kubona bakakwikanga ariko wakenera mu bantu ngo nibagushimagize uri mu bihindukira ube mwiza zabamerewe zasanibuka yo kwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko ishintungisha ibikwiriye umunezero haleluya haleluya yosabizanira amahoro umunezero n'umubaba haleluya yosabizanira amahoro umunezero n'umubaba mana yosabizanira amahoro amafi neze buri munsi kandi agenera acanikorera imitwaro iwe data kandi niwe mana ubukwasa tunga buri munsi asandamira mwana we buri munsi ashambibaraga iyo ni isezerano yabaye buri munsi ashambibaraga haleluya haleluya iyo ni isezerano yabaye amafi ndetse buri munsi abagenera abina korere n'imitwaro niwe data kandi niwe mana ubukwasa tunga buri munsi asandamira mana we buri munsi ashambibaraga iyo ni isezerano yabaye buri munsi ashambibaraga iyo ni isezerano yabaye mana yaje komeza uzumfasha kutaramiye ndetse icumbi kore nizeye ijambo
mana kumbaraga zawe no mu bikomeye udamurira amaboko yawe umva imbaraga haleluya Yesu agumva imbaraga mana yase komeza utufa utaramiri mana we poreni seye ijambo wabwiye mana no mu bikomeye udamurire mana we mana haleluya umva imbaraga otitala pome safe umva imbaraga mana yase komesudu utaramiye poneni seye amin no mu bikomeye udamurire amaboko yawe mana we Yesu agumva imbaraga
amen. Mana baheze umugisha, murakoze cyane. Bwana sifiwe. Ntabwo ndi butinde. Utabashe kumva ibyo umuvuga butumwa mbere yavuze, ibyanje birakugora. Uko mbabwije ukuri kose. Niba utabashe kumva, Felix ni umuntu uzuvuga yitonze ikintu ku kindi, azamavuga ngo aravuga bitandatu ngo 10 na bingahe, kandi akama bivuga nko kupipa. Je byarananiye. Rero wowe utafashe muri 16 urafata muri kimwe. Bwana sifiwe. Rero nuko bimeze. Gusa icyo nzi cyo sinohaguruka hano Yesu ngo abyemere umuntu ataye ntaco yakiri. Icyo cyo ndakizi, nubwo muto bamwese ariko hari uwo aba yageneye. Abahari. None bosiko nadufashe dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani. Ibice 5. Imigani 5 guhera kuri 3 urakomeza ndakubwira wagarukira. Kamagarare hano aho mureba neza. Ni kweli. Ibice 5 3 ukamanuka. Ibice 5 no kuri 3. Bibiliya iravuze ngo kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki. Iminwa y'umugore w'inzaduka, apana umugore wo mu ikanisa. W'inzaduka. Itonyanga iki? Ubuki. Muraryo boko uyu munsi. Aho kandi akanwa ke karusha amavuta koroha. Akanwa ke kuwo mugore karusha amavuta koroha. Kane ariko hanyuma asharira nk'umuravumba. Umva ikibazo rero, uwo mugore arasharira ni nk'umuravumba. Agira ubuki nk'ubw'inkota icyaye. Agira ubuki bumeze nk'inkota icyaye. Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu. Umva iherezo ryiwe, ibirenge bye bimanuka bija ku rupfu. Intambwe z'uwo nguwo ziherera ikuzimu. Nazo ntizoruha zitambuka ahandi, inzira yazo ni ukuja ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye. Icyongeyeho bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye. Kugenda kuwo ni ukuzerera atabizi. Ni ukuzerera ntazi yava niyaje. Noneho bahungu banjye nimunyumvire. Nimwumve mwabahungu. Kandi ntimwirengagize amagambo yo mu kanwa kanjye. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore. Sha amurenguka ukikanombe ace icyanga. Ubwazaza umwami, ubwazaza ari mu bicwe, azanye n'ingororano we, nibwo tuzamusanganira we. Mose tuzamubona, Burayimu tumubone we, Isaka tuzamubona we, ise wa Isiraheli we. Ndaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo inzaduka. Turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo inzaduka. Dufite inzaduka mu banyamasengesho, dufite inzaduka mu baririmbyi, dufite inzaduka mu bayumbe, dufite inzaduka mu bashumba, dufite inzaduka mu itorero.
dusomere Matayo papa igice cya 12 umurongo wa 35. Bibiliya iravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwe bwiza. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwe bwiza. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Nukuvuga ngo n'umubi nawe agira uwaza heza ariko nawe azabikura mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko aho ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Kandi ndababwira kuko ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa kuna mwisho. Ibi byose bifite itangiriro kandi bigira n'iherezo. 37. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Amen. Imana iguheze umugisha. Tuzamurira Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Yo niryo jambo tugiye kuganira nababwiye kuko tuganira hejuru y'inzaduka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore w'inzaduka. Iki gitabo cy'imigani cya Salomo ndetse hamwe na hamwe yusomye neza baza bashaka kuvuga ko atari Salomo wenyine wacanditse ngo akimara. Hazamo nk'abandi bagabo batatu nabo bari abanyabwenge. Ariko iki gitabo nta kindi cyari ko gishushanya ni umugeni Kristo. Aravuga ngo umugore w'inzaduka ngo iminwa yiwe iraryohera kuruta ubuki. Umugore w'inzaduka akanwa kiwe ngo karoroshe kurusha ibindi byose. Torero ry'Imana bakundwa b'Imana turi kuja mu ijuru twagize ikibazo hagati muri twe twinjiranamo n'abantu b'inzaduka. Impamvu turi mu gukora ibintu tibigira icyo bigera nuko umuntu azashaka kwitirirwa icyo atari cyo. Muzamushaka kungira umuririmbyi ntari umuririmbyi. Mukankomera amashi mutazi icyo umwuka yanteguriye. Icyo giyo nshatse kuba icyo ntari cyo mba ndizaduka hagati mu bandi. Twagwishije izaduka. Impamvu turi mu kubona itorero ridahujije nuko impamvu bamwe muri twe twitwa abakozi b'Imana ariko ari ab'inzaduka. Abaririmbyi ni inzaduka. Abanyamasengesho ni inzaduka. Niyo mpamvu uri mu gusanga bamwe bahanuye ibitari byo bamwe bagapinga abandi bagapinga. Kubera kuko nuko hagati muri twe harimo inzaduka. Hari abemera Yesu n'abatamwemera. Hari abakoresha ibindi. Ndabivuga twari turi kumwe na bagenzi bacu bushize twagiye gusenga ahantu. Tuje gusenga ariko dusanga abantu tugiye gusengana nabo Imana twemera siyo bagira. Imana duhamya siyo bagira mu butunzi bwayo. Ngo dushike data wo mu ijuru tugisenga aratugabiza ngo bahaguruke yamazamura ukuboko yamavuga ati twebwe turasenga mwasohotse. Ngo imyuka ikorana namwe ngo twe ntituyise. Ngaba twari turi kumwe na ba pilote. Yewe none wowe ugira uhemuka atayaye. Kecuru bariko basengera dusanga bamunigagwe yapfuye. Nuko bajemo anizaduka zigwiriye hagati muri twe. Izaduka ziragwiriye. Yabivuze mwene data. Impamvu imbuto zitagaragara n'impamvu imbuto zitera nuko ari inzaduka ziri mu kwera. Inzaduka ziri mu kwera.
none se ni gutumbwira ngo umuntu yicaza undi ngo bamuheze inshingano z'ubushumba ubwo ntabwo ari ubushumba izo n'inzaduka ni gutumbwira ngo umuririmbyi wundi Richard yafashe mikoro mukongomana agasohoka uko si ukuririmba uko n'inzaduka mu gihe udashigikiye mugenzi wawe ntamuhamagara ufite ntabwo nzaza hano Felix agiye kubwiriza ariko nanje ntazampisha bwana sifiwe haleluya hari umuvuga butumwa duherutse kujana atukuze mukombose tuseme amen amen tujana nawe mwivuga butumwa ngo dushike ngo nje kwigisha yamaje kwicara mu modoka arishaye aracyatinze kuri WhatsApp ngo ndangize mbona umuntu arimenye mutima urambwira ati naje kubwiriza wamuhaguruka umwatake kugeza arangije ikibazo kirihe ntabwo tuza kugatuti tuze kurushana ntabwo nza gutanga hano ijambo ngo mukomere amashi ngo narushije Felix oyaye ahangaha nta marushanwa twajemo gusa igikomeye kumwisha umuntu afite ahazoca munkunde cyangwa munyange ko ndakorera Yesu ntabwo nza kubabwira ubutumwa ngo ngwize inshuti zigire gute arwanyu bakinzu tuza kubwiriza ngo ahubwo tuzobane mu rurembo Siyoni tuza guhindura imitima yakayebwe kugira ngo tuzobe kwa data Yesu Kristo yasezeye intumwa arababwira ngo ngiye kubategurira aho muzaba atukuze mukomboze iyo tuje kukubwira ngo ukindukire nukugira ngo tuzabanaho Yesu yaduteguriye ariko kubera inzaduka zigwiriye muri twebwe niyo mpamvu amacenga ari mukuru macenga ukazusanga baduhuza na Felix kuri afishe ukazusanga karandika ngo uwo muntu ntituzaduhuza nawe mwaripimishije twagiye ku bitaro turipima basanga tudahuye nk'inyigisho zanjye ngo nziza zihuza nawe zohuza guturi inzaduka tuzamure Imana shibaye haleluya 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 nizaduka zigwiriye mu mitima y'abantu tabatoranijwe bari mu kwitoranya tabahamagara bari mu kwihamagara umuntu wenyine akicara wenyine yabona ko afite ubutunzi ngo mukabara aramuganirije ngo akora ikingiki pi n'ubutunzi bwakuganirije n'ubutunzi bwakuganirije buragushuka burakubwira ngo kubera ikingiki utunzi kiniki ngo kora kino wagikora ugasanga kiragufanya ukazutangira gutaha Imana imfana kubera kuko nizaduka zinjiye hagati muri twe yavuze muri Matayo aravuga ngo umuntu mwiza azatanga icyiza gikuye mu mutima we umuntu mubi nawe ngo atanga ikibi nawe gikuye ngo mu butunzi bwiwe nico kibazo turi mu kugira umuntu ari mu gushaka gutanga icyiza kandi ari mubi niko tuzikenera ko bagushima waramaze abantu hano hanze ni imodoka zisigaye kubona zikavuza ihone abantu bari mu kubona bakakwikanga ariko wakenera mu bantu ngo nibagushimagize uri mu bihindukira ube mwiza hindukira ube mwiza ariko ugashaka ngo bakuzamure bakumanike kandi uri mubi nibakwitse hasi bagukandagira numara kuba mwiza uzotanga ibyiza Bwana sifiwe Yohana Yesu Kristo abwira bene se 7:7 soma wumva uko havuga Yohana 7:7 Haleluya Yohana 7:7 haravuze ngo abisi ntibabasha kubanga ariko ngewe barananga kuko mpamye ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi
Yesu yari abana na bene se batamwemera akababwira ngo nta kindi mu mpora nta n'ikindi mu nziza iyi fete y'abayuda sinshobora kuyijamo barananga kandi nta kindi banangira nuko nza mpamya imirimo yabo mibi. Ikintu turi mu gukenera abantu turi mu gukenera ngo baguhamye imirimo myiza kandi ugira mibi. Niba nguru umusambanyi ngo baguhamye hano baguheza agatuti bagushekerere bakumanike uri umusambanyi genda hanze nuhindukira uzoza ufata agatuti. Uri umurozi wamaze abana bose impinja ziraha ku mugongo warazimase papa ariko wakenera mu ikanisa ngo bakugire kina mama w'ikanisa waramaze abantu genda wihane numara kugaruka inshingano zirahari za Kristo baguheza ikanisa. Ikibazo nuko turi mu gukeneranga kenera cyo kuyereka nimba ndi umusambanyi ariko ngo nitambukana revera kadacekerere angira uwera kandi nanduye niyo jambo Yesu Kristo yabwiye abafarisayo arababwira ngo mumeze nk'igikombe inyuma kirasa neza ngo ariko imbere kirangiritse natwe niko tumeze kuza wisiza amavuta kugaragara gutya urasa neza ariko inyuma waracafuye imbere kubera ko ukuri inzaduka turi umukristo w'inzaduka tiwameye Kristo nk'umwami n'umukiza wahindukirira ubuzima bwawe wihanushira ibintu hasi Kristo akwakira. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana data abakristo bizanduka nibo bateje itorera kavuyo kubera kuko ntiduhujije nabo imico titubana nabo titugira imvugo yacu ni yabo ntibiguye. Bwana asifiwe. Mukristo amaze kugera ngo wabo wabwenge na kamenyero nantagoye kana mutariganye yahageze ngo bugorobye cyane bwari bwishe bamugirira neza bamwitaho bamukorera ibikwiriye baramubwira ngo hakujya hari inyumba nziza iyo nzu ngo ushobora kwiraramo yari irimo abakobwa batatu mwubaha Imana na mwirinzi na nyirarukundo ariko baramubwira ngo kugira ngo urare muri iyo nzu ngo birategwa n'imvugo yawe nta ruswa nta kindi kintu utanga ariko gusa imvugo yawe irakubonera ifasi yo kujyamo kubera kuko mukristo yari mu isafari kandi nabo yaragiye gusanga urugenzi rwari ruri umwe nabo bararokotse bamenye Yesu. Mukristo tuzosoma gatabo agikomanga gusa ngo yarahageze mwirinzi ngo azayirukanka ngo amukingurire ngo ake kumubwira amakuru ngo bineza neza bizamuka mu maguru ye ngo avuze induru mwubaha Imana na mwirinzi ngo bazabiruka ngo babwira mukristo ijambo rikomeye ngo baramubwira ngo ijoro ntituryama utatuambia habari unatoka wapi naenda wapi kurava hehe ukashahi. Kristo arababwira ngo ndava mu mudugudu wirimbukira ngo nderekeze iriya kwa data umva uko abera bazabamera nguriya ndamubona ukarimba ko karimba nguriya ndamubona nguriya araje. Haleluya we imwitegure umesi bishura tanti selari banda y'umwana w'Imana imwitegure umesi bishura amaraso y'umwana w'Imana uriya we uriya araje aje gutwara itorero oya nibigitize uriya ndamubona uriya motararibanga toteta sinema nonga prope de varede tuzamuri Imana cyubahiro. Haleluya haleluya arandika Paulo mu baroma arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakishe gukora neza badacogora. Nisho kitugoye nisho kituremereye nuko hagati muri twe hari nizaduka zadukiye muri twe zavukiye muri twe ariko ntizavukana gakiza.
Jambo ry'Imana riravuga ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi ngo cyera imbuto mbi. Ariko ikibazo gikomeye nuko mu mbuto nziza hereyemo imbuto mbi, nizo zadutse hagati muri twe, nizo zadutse hagati muri twe. Umuntu mwiza atanga ibyiza, atanga ibyiza. Bas bokubeshera ngo watanze isumu ntayugira. Namani chaza Felix Bunyoni Imana no kubeshera gute urayigira. Hakika ya Mungu ntawotinyuka gutekereza ngo gwerekana tanze isumu. Sinza izikorwa gusa narayiriye. Uwayimpaye nawe yambaye ico yari afite. Yambaye ico yari afite. Umuntu mwiza atanga iciza n'umubi nawe atanga ngo ikibi ciwe akuye mu butunzi bwe. Niyo mari iwe yari afite niyo yambaye. Yego. Churanga kabaze numva insosi. Umuntu utanga icyo afite. Mfite uburenganzira bwo gutanga kano kamushware n'akanshi. Siko bimeze kubera kuko ndagafite. Ariko ikibazo nuko umuntu ashaka gutanga icyo adafite. Ufite ikibi ugashaka gutanga iciza. Tanga ikibi nicyo ufite cyangwa uhindukira umenye iciza ari cyo utanga. Bamwe bati twihishe we ushaka twisha Mana bavugaga we dore duhanze amaso we. Bamwe bati twihishe we ushaka twisha dore Mana bavugaga dore duhanze patole sana matotela libanda la korwa ezamatwi gonumva ibyo numvinduru Mana we yavuze batiye baba we iyo bimenya kirana batiye baba iyo bimenya kirana batiye baba iyo bimenya kirana batiye baba iyo bimenya kirana. Hallelujah, hallelujah, Bwana sifiwe. Nuko muzovuga mwese kwiherezo barakubwiye ngo uhindukire ukanga, ariko umwisho nugera ngo ye baba we ngo iyo mbimenya nkagira gute kihana. Wakwihanya ubunyi utegereje umwisho kubera iki? Aho bakomangiye, aho babwirije, aho bavugiye wahinduki, wahinduki ugasanga Yesu ko gukeneye. Biblia yatubwiye ngo mwene uwo mugore Bwana sifiwe. Amen. Ngo tugomba kumuhungira kure. Tugomba kumuhungira kure. Sonya neza igitabo. Tugomba kwiruka hunga. Umugore w'inzaduka amuhunga. Timuri mukubona ko iminwa irimo kwamiba ikirepe. Ako naje gusanga uko ibintu byose tuba tubikora ariko ntakitaba muri Bibiliya. Mwaje kubimenya gusa mutinze ariko ibi byose biba mu gitabo. Hari umwe kero wisuhanagura mbonye. Umishaho nibza. Bwana sifiwe. Akanwa kiwe azagasiga nyine kakaruha kagatonyanga. Kandi kuri antakindi Bibiliya ntimwumvishe kwivuga ngo azagasiga ngo kakoroha kurusha ibindi bintu. Kuri yaba yasiga gusa kugira ngo korohe. Wakaretse kagakomera. Tuzamure dusose. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Mwene wa mugore ngugomba kumuhunga, ngugomba
muhungu ukagendera kure kure waza umubona si uwo gushesha nawe si uwo kuganira nawe si uwo kuvugana nawe amukwepa nabizaduka hari uwinzaduka uherutse kungwaho mu minsi ishize mwarabibonye ariko n'uwinzaduka rona mwene uwo mugore si uwo kuganira natwe nacanya bwo guceka imisagara nuko bimeze uwo ngo ntibiza bisaba n'amasengesho tugasheshe nawe tugakine nawe tukaganire nawe mubone naca ukwepe kiza ubuzima bwawe ntago tugomba kugirana agashesho n'abagore b'inzaduka ntaco batumara usibye kudukura muri Kristo Yesu gusa nawe wa mugore we ntaco ugomba kuganira n'umugabo w'inzaduka ntaca kumariye mubona uhunge umugabo uzokuzana utugambo twishashwa n'udukino dukitwa amafutifute amusiba nambaye numara kwisiba nuzoza umuntu utege moto nta bindi takuyihagararaho ngo ufite amasengesho hoya uwo ngo Bibiliya izivuga ngo nuguhunga nubona umugore atangiye kukubwira utugambo tw'amafutifute n'utundi tumufite umeze gucyugize guke aya amuboroka nambaye nuzoza umubona uhagarika imodoka Bibiliya yavuze ngo kuko iherezo ryiyo ni mu rupfu ngo birenge byo bigenda bigana hehe ikuzimu nta handi birenge byo bishe nta handi inzira ziwe je nta kindi gihembo ciwe ni ikuzimu mwirinde uje kure umuhunge kubera kuko iherezo ryiwe ni mu kuzimu haleluya minota bampaye irarangiye hungira kure urinde abinsaduka ubirinde kubera kuko bari hagati muri twe bari mu bice zose bari muri twebwe babana natwe bajana natwe bakorana natwe nabizaduka tabahamagawe sabatekerejwe na Yesu nabitekerejweho kubw'impamvu z'akazi kabo kabazana bahungire kure utunge Kristo mu buzima bwawe akugwanirire niko Dawudi yanditse aravuga ngo mana nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagira gute tazagucumuraho nta kindi ugomba kubika mu buzima bwawe nugutunga Yesu ukakira Imana nk'umwami n'umukiza akakuneshereza ugahunga icaha ukaja kure n'icyaha ukamenya Yesu gusa ugategereza umunsi urubanza ko azoduhamagara ijambo ry'Imana ritukaze